Amasengesho ya nimugoroba. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mana yanjye, ndemera ko uri hano ndeba, ndagusenga ngukunze rwose, ndagushimira ko wandemye ukancunguza umwana wawe ukunda ukangira umukristu, ndagushimira ingabire uhora umpa nuko wandinze uyu munsi. Amen. Amategeko y'Imana. Urajya usenga Imana imwe gusa, uzaba ari ukunda gusa. Ntuzarahira izina ry'Imana ku busa cyangwa mu binyoma. Urajya utunganya umunsi w'Imana. Urajye wubaha ababyeyi bawe. Ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzabeshye cyangwa ngo ubeshyere abandi, ntuzifuze umugore wundi, ntuzifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi. Amategeko ya Kiliziya. Urajya utunganya iminsi mikuru yategetswe na Kiliziya. Urajya uza mu misa ku cyumweru no kuri iyo minsi mikuru yategetswe. Urajya uhabwa isakaramentu rya penetensiya uko umwaka utashye. Urajya uhabwa ukarisitiya mu gihe cya Pasika. Urajya usiba ku minsi yategetswe. Urajya wibabaza nk'uko Kiliziya ibikubwiriza. Urajya utanga imfashanyo ya Kiliziya. Mana yanjye, umfashe nibuke ibyaha nakoze uyu munsi, mbone ububyicuza. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe, bikadutandukanya ari wowe untunga ukantengera iteka. Kandi ndabyangira yuko byicishije Yezu Kristu, umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Nyagasani nyirimpuhwe, Kiliziya yawe uyihe ihirwe, abo muri iki gihugu bose n'abacu n'abatugirira neza, ndetse n'abatwanga ubakize, abadutegeka bose ubarinde, Abanyarwanda batakuzi ubahe kukwemera, abahakanyi n'abanyabyaha bakuyoboke, abatunganye ubakomeze, abari mu rugendo basohoze ubuhoro, aboro n'indushyu batunge, abababaye n'abagiye gupfa bakize, maze abapfuye bakiri mu isukuriro ubacyure iwawe. Nanjye undinde muri iri joro, n'igihe nzapfira nzapfe nkwizera. Amen.